Kinyinya ni umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Gasabo. Ufite ubuso bwa kilometero kare 26 n'ibice bitatu. Ukaba ugizwe n'abaturage bagera ku bihumbi 77. Uyu murenge ufite utugari 4 n'imidugudu 22. Mu ihererekanya ry'amakuru, umurenge wa Kinyinya ukoresha uburyo bw'itumanaho butandukanye burimo emails, WhatsApp, imbuga nkoranyambaga z'abantu ku giti cyabo n'ubundi buryo bugezweho mu itumanaho. Mu tugari tugize umurenge wa Kinyinya aritwo Gasharu, Murama, Gacuriro na Kagugu, mu rwego rwo kwegera abaturage hakorwa inama muri buri mudugudu zigamije kwibutsa abaturage uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Kinyinya ihuje icyahoze ari segiteri Kagugu na segiteri Kinyinya. Uyu murenge utuwe n'ingeri zose z'abanyarwanda bishyira bakizana nta kibakumira. Ikinyamakuru topafricanews.com cyaganiriye n'umuyobozi w'uwo murenge Umuhoza Rwabukumba ku bibazo bitandukanye byibazwa n'abatuye uwo murenge, ibivugwaho n'ibikorwa biteganyijwemo. Bimwe mu bisubizo yatanze harimo ibijyanye na gahunda y'isibo ku rwego rw'umudugudu ishyirwa mu bikorwa ry'imiturire mu kagari ka Gasharu ahavuzwe ko ari mu marimbi, guca amatungo muri uwo murenge, iyubakwa ry'isoko rya Murama na Gasharu, umuhanda wa kaburimbo ugomba kuzenguruka Kinyinya ugaca no muri Gasharu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ibiyobyabwenge, kwesa imihigo y'umurenge, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi bitandukanye. Watangira uduha ishusho muri rusange y'uburyo abantu babanyemo muri uyu murenge wa Kinyinya? Murakoze cyane. Igikorwa kirangiye ni igikorwa cyo gusezeranya imiryango yabanaga bitemewe n'amategeko 16 n'indi 2 ishyashya mishya. Ikaba ari igikorwa dukora buri wa kane, ariko nanone tukagira umwihariko nk'uko mwari mubimbajije wo kugira umurenge udasanzwe kuko aritwe dufite n'abaturage benshi mu gihugu, tugeze ku baturage 77, bakaba ari abaturage b'ingeri zose, kandi buri gihe buri mwaka bariyongera baturuka hirya no hino kuko ari umurenge ufite amateka y'imyubakire bashobora kubona iciriritse, ariko nanone hakaba hari ibice binini birumvikana bifite imyubakire iri hejuru nanone cyane, ariko bikatuma noneho tugira n'abantu benshi bari muri ubwo buryo cyangwa icyo cyiciro cy'abantu babana bitemewe n'amategeko. Nibuka umwaka ushize twasezeranije abantu 246 babana bitemewe n'amategeko, tubasanga ku tugari. Ubu ngubu nabwo tugiye gutangira ubukangurambaga kugira ngo turebe niba hari abandi basigaye, kugira ngo nanone twongere tubafashe tubegereye ku tugari, tubakorera iminsi mikuru kuko benshi muri bo bikorwa bisa nkaho badafite ubushobozi, ariko iyo wabanye nawe ukisanisha nawe ukamufasha ukamenya ko uwo munsi abageni bashobora gukata gato, bashobora kwakira abashyitsi babo, biramushimisha cyane. Ibyo rero nibyo tubakorera, kandi kugira ngo dushikarize n'abandi babana bitemewe n'amategeko kugira ngo bumve ko ari byiza, ko bigabanya ibintu byinshi cyane cyane amakimbirane mu ngo, uburenganzira bw'umugore, bw'umugabo n'abana. Ibyo byose tukabibabwira kugira ngo bumve impamvu yo kuba tubasaba gusezerana. Ndumva ari uko bihagaze muri uyu murenge. Tugiye mu mibare, mukurikije uko mubona mugenda musezeranya abantu nko mu gihe cy'ukwezi, cyangwa se ukatubwira imibare muri rusange n'ibizamuka cyangwa n'ibimanuka, mubona bihagaze bite? Imiryango mishyashya yo ni ibisanzwe, abaje nyine turabasezeranya, ariko tugasezeranya n'abandi basanzwe babana babishaka mu buryo bitari rusange. Ikigaragara ni uko aba bana bitemewe n'amategeko barimo bagabanuka, kuko icyo mpamye ni uko uyu mwaka tutazasezeranya nk'aho twasezeranyije umwaka ushize, kuko umwaka ushize bari benshi cyane, bari bafite ubushake ari benshi cyane kubera mobilisation yari yakozwe. Turahamya rero yuko uyu mwaka ko ari mobilisation yarakomeje kugira ngo tubereke impamvu yabyo uko nabivuze, bigaragara yuko rero imibare igenda igabanuka ku buryo umwaka tuzasezeranya bakeya kuri abo ngabo. Mukurikije amakuru muba mufite ava mu baturage, nibihe bibazo bikunze guterwa no kutabana mu buryo bwubahiriza amategeko? Kutabana ku
kubana mu buryo butemewe n'amategeko bifite ingaruka nyinshi zirimo kuba babana mu makimbirane ya buri gihe, kandi amakimbirane ashingiye ku bintu byinshi, ubusinzi se, kandi ntacyo wamubwira mutarasezeranye, kuko iyo bagore bagira n'ubwoba bwinshi, iyo bavuze amubwira ngo sohoka ugende nabo abizi yuko atasezeranye, so bikaba inzitizi. Rero hari noneho no kuba n'imitungo, amakimbirane nanone ashingiye ku mitungo, kubera ko azi ko atasezeranye akumva ko ntacyo azabaza, ariko kandi agashingira ku mwana, kuko umwana we afite uburenganzira muri urwo rugo. Icyo rero ni ikintu tubashishikariza buri munsi, kuko ingaruka zirimo wa mugore nta jambo aba afite, kandi na wa mwana nawe biba bigoranye cyane, kuko igihe icyo ari cyo cyose umugabo ashobora kuzana undi mugore bakasezerana atirengagije yuko afite undi kandi bafitanye abana, bigatuma rero ari abana bagira ikibazo, ari n'abagore bagira ibibazo, ari n'abagabo ubwabo bananirwa kwimanaginga. So harimo ingaruka nyinshi rero ku bana bitemewe n'amategeko, cyane cyane muri uyu murenge, kuko nicyo kintu twabonye kandi turimo kugerageza kugenda tugabanya cyangwa se turwana nacyo kugira ngo kigabanuke. Bene ibyo bibazo bikunze kugira n'uruhare mu ihohotera rishingiye ku gitsina. Yego. Muri uyu murenge muri rusange ihohotera rishingiye ku gitsina rihagaze gute? Uyu munsi kubera ko uwo mubare navuze urimo kugenda ugabanuka, ntabwo hakiri cases zihohotera, kuko niyo ugiye kuri polisi usanga mu by'ukuri nk'uyu mwaka utangira usanga nta ihohotera ntaryo ryigeze rigaragara. So biduha icyizere cy'uko rero birimo kugenda bikemura ibintu byinshi. Tugiye ku iterambere, mu minsi ishize twumvise mu itangazamakuru bavuga ko hari abaturage batuye mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Gasharu, mu mudugudu wa Gatare, babujijwe kubaka cyangwa se kuvugurura inzu z'aho batuye ngo ni mu marimbi. Ayo makuru murayavuga iki? Ntabwo ari byo, kuko amarimbi afite amategeko ayagenga, kandi hari ibice bitandukanye byagiye bitanga ushobora gukoreshwa n'amarimbi. Muri uyu murenge dufite irimbi rimwe riba muri Ngaruyinka, kandi iryo rimbi ntabwo riruzura ku buryo dushobora kuba twakwimura icyo gikorwa. So nta kibazo rero cy'amarimbi kiri mu Gatare, ahubwo Gatare kubuzwa kubakwa sinzi icyo baba bashatse kuvuga, kuko ukeneye gusana arabisaba tukabimuha. Ni amafaranga 5,000 byonyine kugira ngo ahabwe ubwo burenganzira bwo gusana. Iyo ari ukuvugurura tumuyobora akajya ku karere akabisaba. Icyo twanga cyangwa se icyo tubabuza ni ukubyubaka mu kajagari. Ushaka kugura nabwo aragura, kuko hari ibice ukurikije master plan, ureba ukagenda n'ubu ntawe ujya kugura atari ibyo master plan, kuko iyo urebye master plan usanga hari ikintu cyateganijwe aho hantu. Ushobora kugura ahantu hari umuhanda, ushobora kugura ahantu hadateganyijwe kubakwa. Niba ukeneye mu by'ukuri inyubako residential, ubwo ni ukuvuga ngo ubanza kukonsulta master plan, noneho ukabona kugura. Nta muntu wangirwa kugura, nta n'uwangirwa gusana, nta n'uwangirwa kuvugurura, rwose bari free babikora, gusa babisabira uburenganzira. Ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, hari igihe cyageze habaho gahunda yo guca amatungo mu murenge wa Kinyinya. Abaturage bagaragaza kwinubira uko byashyirwaga mu bikorwa. Ese icyo kibazo cyaba cyaragarukiye ahagana he? Icyo kibazo cyaje gukemurwa n'uko message ishobora kuba yaratwawe mu buryo butari bwo. Ubundi muri gahunda rusange ya human security, umutekano w'umuturage mu mibereho ya buri munsi, kuko inyito yari yo kurarana n'amatungo mu nzima. Ariko mu gushyira mu bikorwa abantu bumvaga yuko ari amatungo umuntu atagomba kubana nayo. Nabyo ariko nongeye gusubira inyuma navugaho gatoya, kuko mu gice cy'umujyi wa Kigali, mu mabwiriza y'umujyi wa Kigali, ubundi amatungo aba muri P3. P3 nahagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Bivuge ngo uyu munsi mu by'ukuri bakabaye bumva uburyo bagomba gushaka aho hagenewe ubuhinzi n'ubworozi, akaba ariho hajya amatungo, kuko twe turi mu gice cy'umujyi.
tugarutse kuri kese rero mwari mumbajije y'umwihariko nuko twasanze mu by'ukuri abantu bararana n'amatungo bagomba kuyasohora bakayakorera ibiraro akaba ariho bayashyira, noneho mu gihe barimo bashakisha uburyo bayimura akajya muri P3 nk'uko biteganywa mu mujyi wa Kigali. Ariko ikibazo numva cyararangiye, nta muturage dufite urana n'amatungo mu nzu, abakiyafite bayafite mu biraro iruhande, kandi noneho n'abandi babyumvise mu buryo bwihuse bafite n'ubushobozi bamaze kuyatwara aho agomba kuba muri icyo gice cya P3 cy'ubuhinzi n'ubworozi. Tugarutse nanone ku iterambere ry'utugari twa Murama na Gasharu, hari ikibazo kigeze kuvugwa ko badafite isoko rizima ryo gucururizamo. Iki kibazo mwarakimenye? Niba mwarakimenye mugezeyo mugikurikirana? Murakoze cyane, icyo kibazo twarakimenye turanakizi. Bakorera mu kantu katameze neza, agasoko birumvikana kuko nta soko bafite, ariko turimo turakorana n'abafatanyabikorwa bifitiye ubushobozi kugira ngo turebe uburyo twabafasha. By'umwihariko hariho abo twagiye dufasha nko mu kagari ka Kagugu, tukareba umuntu ufite ubushobozi tukumvikana nawe kugira ngo duhashye ubucuruzi bwo mu muhanda. Uyu munsi nta byaragabanutse bihagije kuko twagiye twumvikana nawe akubaka amahangari y'amasoko, tukagira nabo amasezerano, b'abantu bakabona aho bacururiza. Icyo nacyo turimo turakorana n'akarere kugira ngo dushake uburyo twafasha bariya bo hakurya. Hari umwe uri muzana ibyangombwa, ariko hari n'abandi bahawe uburenganzira bitwa Alpha Ujuzi, Ujuvi na Kosore, bagomba kubaka hari isoko riri, babihawe uburenganzira n'akarere. Ndumva barimo bashakisha ubushobozi kugira ngo babikore. Mu minsi iri imbere rero icyo kibazo kizaba gikemutse burundu. Hari gahunda yatangiye mu miyoborere ijyanye n'isibo. Iyi gahunda iteye ite? Iyi gahunda amasibo ni gahunda y'itorero ryo ku mudugudu turimo dushaka kugira ngo rigere kuri buri muntu wese abe mu itorero. Hasangwa rero bigomba gukorwa biciye mu masibo. Amasibo agizwe n'abantu nako ningo hagati ya 20 na 30 ukurikije twebwe kuko twari benshi, ariko nayo masibo nanone agacibwamo ingamba bitewe n'imyaka y'abantu. N'abana bato bagomba kuzaba intore, bagomba gukura ari intore, kuko hari amazina y'ingamba bitewe n'imyaka nkuko nabivuze, kuva ku 6 kugera ku 10, kuva ku 10 kugera uzamuka, ariko ni ibyiciro 5 ingamba. Ibyo rero bikaba ari ibintu birimo turimo gushyiramo imbaraga mu mudugudu kugira ngo buri muntu wese yiyumve mu ngamba arimo bitewe n'imyaka afite, buri muntu wese yiyumve mu isibo arimo, mu mudugudu arimo, n'ibindi ugakomeza. Bityo noneho bikaba byadufasha ari muri mobilisation isanzwe y'ibikorwa bitandukanye bya leta bibafitiye akamaro abaturage, ari no kuba bagomba kubaho mu buzima bw'ubutore, bagomba kubaho nk'intore. Noneho buri cyiciro cyose tukagira rero n'abagomba kuzabigisha, bagiye batoranywa b'inyangamugayo bashoboye mu midugudu kugira ngo hajye haba ibihe byo kubatoza. Noneho tuzagira umuturage uwo ari we wese mu gihugu agahinduka intore kuko yatojwe mu itorero ryo ku mudugudu. U Rwanda rufite ikibazo cy'ibiyobyabwenge n'ubuzererezi muri iki gihe. Mu murenge wa Kinyinya bihagaze gute? Umurenge wa Kinyinya ni kimwe n'indi mirenge, kuko ni kimwe navugaga yuko hariho abantu binjira bakanasohoka mu buryo hariho peni nyine. Buri munyarwanda afite kuba aho ashaka no kugenda igihe amasaha ashakiye. Birahanyura n'ubundi bisanzwe birahanyura, ariko ibyinshi nibyo dufata. Twagiye dushyiraho ingamba, dushyiraho abantu. Ibiyobyabwenge cyane cyane inzoga z'ibinkorano zo zimaze kugabanukaho nka 95% kurikije uko byari bimeze umwaka ushize. So buri mwaka bigenda bigabanuka. Uyu ngubu rwose n'usigaye ni amakuru utaramenya, ariko icyo nzi cyo bizashira.
hanyuma ibintu bijyanye n'urumogi n'utundi tuntu tutemewe ndavuga tw'ibiyobyabwenge duto mbona dusa nkaho tugira amazina menshi, nabyo birimo biragenda bifatwa kuko twagiye dushyiraho abantu bagenda bashakisha amakuru yabyo kugira ngo tubashe kumenya aho hantu tukahasikaninga noneho tukahakurikirana abanyiri kubicuruza barimo barafatwa, ubwo bazagenda bagaragaza uko biri kose aho byagiye biva ku buryo tugenda tubona source yabyo, kuko biratwangiririza abana biranatwangiririza n'urubyiruko ndetse n'ubuzererezi. Ariko uyu munsi ikigaragara ni uko bitakabije bimaze kugabanuka kuko abana benshi nako bari mu muhanda. Uyu mwaka twashubijemo abana benshi cyane 200 abana 48 mu mashuri, bigaragara ko bari bararitaye, ariko noneho n'abandi bashobora kuba babaho gutyo. Ntabwo uyu munsi iyo urebye usanga umubare waragabanutse bihagije, ni nk'ahandi hose mu mujyi. Twumvisha amakuru avuga ko Ikinyinya hagiye kubakwa amazu 10,000. Ayo mazu agiye kubakwa hagana azaba agenewe bande n'amazu ateye ate? Makuru dufite nuko ari amazu azubakwa muri second phase ya RSSB. RSSB ifite ubutaka hano bunini, yatangiye kubakwa amazu adasanzwe y'icyerekezo muri Vision City. Bakumaze gukora faze ya mbere, rero bagiye gukora faze ya kabiri. Ayo mazu azaba ari affordable nkuko n'ubundi yakomeje, ntabwo ari affordable yenda nkuko wagenda ukabona inzu $20,000,020, ariko ndavuga bijyanye n'icyerekezo igihugu cyacu kirimo kuganamo. Ariko nanone abantu bakoroherezwa nkuko muri Vision City uyu munsi batangiye korohereza abakozi kugira ngo bagene bishyura make, ariko nanone bature neza. Ndumva rero abayagenewe n'abanyakinyinya n'abandi bantu bashaka babishoboye, ndetse bakazana borohereza bitewe n'ibizaba bigezweho icyo gihe azaba arangiye. Ariko ni faze ya kabiri ya RSSB. Mu minsi ishize hasohotse urutonde rw'imirenge muri Gasabo. Kinyinya yaje ku mwanya urebye udashimishije. Mubona iki cyabiteye, niziye ngamba zihari kugira ngo mu mihigo itaha Kinyinya izabashe kwesa imihigo ku buryo bwateganyijwe? Murakoze cyane. Kinyinya nkuko bisanzwe Kinyinya dukora imihigo kandi tukayesa. Imihigo mu by'ukuri twarahize, urebye kuri tere cyangwa se ukareba imihigo uko yari imeze, yareshejwe. Hashobora kuba haravutsemo ikibazo cyo kwisobanura ku bakozi bamwe na bamwe, cyangwa se amaraporo yenda atarameze neza, ariko ntabwo ikibazo cyari abatarayikoze, ndavuga nk'abaturage, kuko Kinyinya dufite umwihariko udasanzwe wo kugira abaturage beza bikorera imihigo. Ari nacyo tubashimira cyane kuko bari part of, mu by'ukuri ni abantu badasanzwe. Ni nabwo bwa mbere njye nabibona, kumva bafite umutima ukunze umurenge wabo, bashaka gukora, bashaka competition, ibintu nk'ibyo. Bitanga rero kuhaje, cyangwa bigatanga kuba umuntu yashyiramo imbaraga nanone cyane ko afite support, afite abamufasha. Uyu mwaka dufite icyizere cy'uko bitazakorwa bityo, kuko twatangiye kubikurikirana kuva mu kwezi kwa 7, raporo za mbere z'ukwezi, kandi hashyizweho n'itsinda rigizwe n'inama njyanama n'izindi nzego z'abikorera kugira ngo badufashe gucekinga za raporo twasanze ishobora kuba zarabonetsemo ikibazo. Buri gihembwe igihembwe kirarangiye, mu cyumweru gitaha timu izatangira gucekinga iki gihembwe gishize, tunagaragaza imihigo aho tuyigeze y'igihembwe cya mbere, hanyuma kugira ngo dukomerezeho. Biratanga rero icyizere, bahumure ntabwo bisongera. Ikinyinya hagaragaye imihanda yagiye icibwa n'akarere ntiyarangizwa. Iyi mihanda murayiteganyiriza iki kugira ngo irangizwe?
murakoze cyane. Imihanda yagiye icibwa n'akarere ntirangizwe, cyane cyane umuhanda ukomeza za Gasharu ndetse noneho na Kami, ariko uwa Kami wo ugiye gukomeza kubera ko batangiye uwa Masizi Gasanze, bizagendera ko gusa kariya kantu gahuza Kami na Gasharu hejuru kuri gare, ako niko gasigaye, ariko mu cyizere gihari nuko nyuma y'uriya kariya nako kazakorwa, niko n'ubuyobozi bw'akarere bwaratwijeje. Mu by'ukuri ni umuhanda ugoye abaturage kandi turabizi, kandi natwe dukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo hashakwe ubushobozi bikunde. Urabizi yuko abaturage b'ikinya bikoreye imihanda itandukanye, ntabwo mu by'ukuri barakwiye kuba bafite ikibazo cyuriye, ariko ndumva uriya mu cyizere baduhaye uriya w'amasezerano urangira uzitabwaho. Iyo uvuze gukora umuhanda ubuvuze kuwukora mu buhe buryo? Ndavuga uko watangiye ukorwa, kuko watangiye ari kaburimbo, ntabwo rero ugomba guhuzwa ari kaburimbo kuko n'uw'Amasizi Gasanze ni kaburimbo. Ako kantu rero gahuje Kami na kaburimbo ya Gasharu nyine aho ku kagari, nako kazakorwa. Ntabwo bizakorerwa icyarimwe, ariko nako kari muri gahunda kuko karafasha kandi umuntu ashobora kuwifashisha mu gihe undi wagize ikibazo. Hari indi mihanda isa nk'aho iyo mihanda yo muri karitsiye yagiye icibwa, iyo mihanda ikaba yarasigaye itarangiye. Ese iyi mihanda yo murayiteganyiriza iki? Ndumva ari imihanda iri mu mbaze yo muri fiscal plan. Nibyo, iyo mihanda yo muri fiscal plan, ubundi amategeko fiscal plan uko ikorwa, umuhanda ushobora kutarangira bitewe n'impamvu n'inzitizi bahuye nazo mu nzira. Hari igihe ushobora kugenda ugahura n'inzu, ntabwo umuhanda wasenya iyo nzu kuko na expropriation iba muri fiscal plan, ahubwo icyo ukora nuko ugari gushyira aho ngaho, ahubwo ugakomeza aho inzu irangiriye kugira ngo wa muhanda uzatungane neza, ari uko abantu batuye neza. Ndumva ariyo objectif. So uyu munsi rero ntabwo ari uko itarangiye, izakomeza, ahubwo izakomeza gusa hamaze kuba clear, nta kindi kibazo mu nzira wahura nacyo. Dusoza, ni ubuhe butumwa wagenera abatuye umurenge wa Kinyinya? Abatuye umurenge wa Kinyinya nk'uko bisanzwe, nakomeza nkabasaba ubufatanye. Bakomeje dukomeze dufatanye, dukomeze dushyiremo imbaraga. Kinyinya yacu igomba kuba ku isonga mu bikorwa. Mu by'ukuri usanga nta wundi murenge ubanza hari mu karere kacu ufite ibikorwa nk'iby'Ikinyinya, kuko abaturage babigizemo uruhare. Participation iba ari 100%. Ndagira ngo dukomerezeho uko umurenge wacu ugomba kuvibrating nk'uko bisanzwe, kandi natwe turahari kandi turi tayari kugira ngo dukore. Murakoze cyane. Do you know that Visit Rwanda is not meant for Arsenal only? Visit Rwanda is here for you, me, and the rest of the world. Now, Visit Rwanda welcomes you to Kenya.